Yego niho. Ngende Gakwege. Yego Gakwege tugufasha iki? None se wamaye umupolisi w'umugabo akaba ari we tuvugana? Oya nanjye rwose mvugisha wigira ikibazo. None se ikibazo cyanjye ko ari icy'abagabo urumva cyangwiriye abagore bigaramiye izina ry'Imana. Umva Gakwe. Garami. Nta bibazo by'abagabo gusa bibaho. None se afande washyira umugore mu kibazo cyawe kandi cyabaye yigaramiye. Kandi shanda gufunga. Ninde wakubwiye ko baba bagaramye se? Ariko se kandi ngiye kuzira umugani w'abasekuruza kari babawuciye izina ry'Imana. Ariko kandi afande kandi ngo bari abahanga cyane. Ibaza ariko tekereza abantu batekereje yuko iyo ukomanyije ibuye n'irindi bibyara umuriro. Afande ibyo bintu wowe wabitekereza. Ariko sha bite byawe? Afande si byiza kuko naburaye. Umva sha. Oya se kandi nawe afande ndigakwegerega nago ndisha. Umva sha officier, ngwino hano nkwereke cyane ujya kumfatira kiri kunesha umutwe kuri telefone nyifunga. Nyumvira sha afande ngarahamagara officier. Yo, wamenye se naho ndafande. Genda ugifate sha ndabona kiri mu gatsata. Iwe, afande uziko ndi mu gatsata izina ry'Imana. Afande mbabarira ndapfukamye. Mbabarira n'ukuri kw'Imana ntago narinzi yuko namwe mufite ubwenge nk'ubw'abakurambere. Ye baba we. Ugakinisha inzego sha. Afande inzego usibye kuzuririraho nta kindi nzikoresha pe. Icyakoresha ubundi sinzi ubwo umuntu waba wabikubwiye. Nari nabuze nk'icyanisha. Ndarutema nyine ndarucanisha rwose nducanisha ibijumba kugira ngo ndebe ko nari. Ariko uruzuye. Rwose nawe ntugakabye nahise umuntu aruzura. Kereka wenda ndi ikigega cyangwa nk'injerekani cyangwa ibase. Nibyo nabonye byuzura da. Umva sha vuga ikibazo cyawe tugufashe cyangwa tugukupe. Okay, nyina afande mfite ikibazo pe kandi gikomeye cyane izina ry'Imana. Tubwire turagufasha nta kibazo. Nyina urumva abakobwa babiri bandwaniye bari gupfa ngera ngo bose barankunda ngo gutsinda undi ngari bunyegukana. None ikibazo kiri he? Nyina urumva umubiri we watsinze. Alloo. Ariko se mata ubu ushaka gukoragana gusa. Ahubwo ni waba uri kundya mu matwi. Ariko mana we nk'ubu nkawe nakuzanye gutego kubu narebaga. Umva mbese aho kabera kagabombwa. Yiwe ngiyewe Gakwege nyisimbwa wubu. Cyane rwose buriya umugabo utagura umugore w'igitenge nta mugabo ubu murimo rwose. Noneho washatswe n'imbwa. Nyangaragata ahubwo. Yampaye nkashaka abayicwende nikoga uvuze gwiki. Wumvisha iki se? Ntacyo numvisha. Amatwi yawe yarazibye jya kuyazibuza we. Si wowe yamenye se reba nk'umwumba wamagaje amayinite yanjye ariko urimo uravuga nk'isandi wajya ugira amagambo make. Gasandari kandi wakagabo we nuza ndakuvunagura. Yampaye kandi nabibwira ubuyobozi ngo mfite umugore wananiye ngo Gakwege ngo urabeshya ngo umugore wawe ngo ni mwiza byahebyo kajya ahubwo kari karashika nishakiye. Ubundi se byose ntabwo biba byaturutse kuri wowe. Ubundi se ayo magambo buri kumbwira kutayavuga iyo so ahari. Nuko aya magambo atari ngombwa ko yamuvuga imbere. Umva mbese ahubwo nuko nyine uramutse yavuze ahari umva yagukubita ku buryo wahita wibagirwa yuko ari na papa wawe. Ninde wakubwiye se ko ni nyapapa uzabaze we. Madame ukuvuze umenye ko ndimo ndakurikodinga. Buretse nuza noneho iryo nahongwe naryo ndarikuraho. Ntabwo ndi butahe humura yoyo. Iwe umva wa mugabo w'imbwa none uterwa ubwoba n'umugore. Yewe sunera ubwoba ariko se ubundi madame ubundi ugira ngo we wanankubita wamusenzi we. Uzamenyereza. Umva naje cyariya ku mudugudu nzane na korodofense maze ndebe yuko uri buze kudukubita twese mva ko wigenje. Ushaka no kumfungisha se? Cyane uyu munsi urarara mu maboko atarayawe. Umva kanze pakira ibintu byanjye byose nigende nisangire mama nkuhunge. Urahukanye se? Cyane nigiriye kwa mama. Umva nanjye ntago wansiga. Wowe urabujya hese? Nanjye nahita nigira kwa mama da ibi sinabivamo. Ngugiye kwa nyoko ubusaba abana bane twabyaranye bo barajyaye. Ugiye kwa mama wawe nanjye giye kwa mama wanjye. Ubwo rero byanga byakunda abo bana nabo barajya kwa nyina. New Year. Umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubuki. Nje hano kugira ngo ngushimire wowe twabanye muri uno mwaka
wankunze nanjye nkagukunda maze nkajya nkusetsa nawe ukajya unkandira like ukanamfollowing ukanakanda subscribe kuri YouTube Gakwege Comedy no kuri ruro w'agaciro kandi respect. So njanga kugira ngo mbashimire bantu mwese twabanye neza, twakoranye neza, narabasekeje, mwarankunze kandi n'abatarankunze umwaka ukurikiyeho nuwo kugira ngo munkunde dukomeze dukora ibintu byiza. Niba ubonye iyi video kanda subscribe kuri YouTube channel Gakwege Comedy, umfollowing ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose ni Gakwege Comedy. Nurangiza ujye muri comment wandike ibigenda neza n'ibitagenda neza kugira ngo ubutaha tuzabikosore. Tuzakosora ibitagenda neza, ibigenda neza tubyongere. Zizere ko ibintu ari bombastic, ibintu biba byakaze tuba turi kunywa amazi kuri set nyine kugira ngo turebe yuko ijwi ryakomeza kuko rikavibinga ari ryajwi nyine musanzwe muzi. Tuba turi kwinywera amazi, buri amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima cyane. Kugira ngo nyine mwumva kakajwi bisaba iki? Bisaba aya mazi. So guys, nizere ko beze fresh ariko ndagushimiye cyane kabisa kuba udukunda ukadukurikira ku bantu mwese mukunda kureba video zacu. No kuri ndabakunda cyane. Umwaka mushya kuri mwebwe uzababerwa amata n'ubuki uriya tugiye gutangira wa 2025. Fashe no mwanya kugira ngo nze mbashimire abakoze subscribe, abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. No kuri ndabashimiye cyane kabisa, much respect. Nimwe mwangize Gakwege nanga kuri set iyo mari nyine bandi kuvuga ngo ndimo gukorera abantu banjye, barimo kuvuga ati nzajya mbakorera ikintu nanjye mbona yuko cyansetsa kugira ngo wewe wakanze subscribe koko ujye ubona ikintu koko cyatumye kanda subscribe, ujye ubona koko ibyishimo byatumye nkurikirana ufata nyine umwanya ugakanda subscribe. So guys, kuri no video rero kanda hasi kuri like, terega comment gatoya k'ibyo wabonyemo bitari byiza cyangwa se byiza. Ibitari byiza tuzabikosora, ibyiza nabyo tuzabyongera kugira ngo dukomeze dukore nyine ibintu bibafitiye akamaro. Nkuko nababwiye, akantu k'ingenzi cyane nkoresha kuri set kugira ngo ijwi nyine rikomeze ribe bombastic, ribe nyine rifilmye fresh. Akantu ka mbere n'amazi. Ntabwo njya mbura amazi kuri set yanjye. Agomba kuba hari kubera yuko hari igihe mvuga riri yajwi ko mwumva yuko ndimo gusakuza koko. Buri abaturanyi cyangwa se ahantu ndimo gukorera tuba twabasha kurije byatari nyine iryo jwi kugira ngo ndikomeze nyine gakomeze ari kakandi mukunda. Biba bisaba yuko umuntu aba afite amazi ku buryo nyine ni hazamo akabazo gatoya ko gusarara, mpita umuhogo nyine muhogora neza, ibintu bikamera fresh. So guys, rero nimukabone dukora bya bintu biba byatugoye byatari kugira ngo behind the scene mwagiye muzibona za baby za nyina zishishaho z'abakobwa, murebe ko n'abakobwa bangora buri abakobwa kugira ngo bavuge birayi boro.